Refuge TV ubuhungiro. Mugarutse bene data ngo dukomeze dusubukure ikiganiro cyacu. Twari turi kuganira ngo umwanzi iyo atakwambuye aragukerereza. Umwanzi ahangaha w'abakristo cyangwa w'Imana ni Satani. Rero iyo adashoboye kwambura abana b'Imana arabakerereza. Abakerereza ate? Bakerereza mu rugendo. Ni umugani w'ikinyarwanda ariko ufite ikivuga muri ibi bihe. Ubwo mbwira abanyarwanda biranyoroheye kuwukoresha. Mu by'ukuri ntabwo nzi neza niba abanyarwanda bakirage bakunda gukoresha imigani, ariko ni byiza ko tutibagirwa umuco wacu. Rero Imana yatubyaye mu mwuka kugira ngo tuyimenye, tuyibere ababyeyi, tuyibere abana, itubera umubyeyi. Bityo iyo umuntu yavutse bwa kabiri aba ageze mu rwego rwaho aba ubuzima bw'umwana w'Imana, ubuzima bwa cyami mu by'ukuri. Rero Satani yamaze kubona yuko hari ibintu bitunganye ku ruhande rwacu, agasanga ntacyo yakora, kuko iyo Imana iri ku ruhande rwacu nta kindi kintu gishoboka kuturwanya. Akora uko ashoboye kugira ngo adukerereze uko ashoboye kose, ngo tutamenya ukuri kwacu, tutamenya ukuri kw'abo turi bo, tutamenya Imana yacu, tutamenya ububyeyi bwayo kuri twebwe, nuko tugakererwa mu rugendo. Dore ibintu rero bidukerereza, ibidukereza byose bitubuza kumva ijambo ry'Imana, bikaduha ibindi biduhugenza hagati yo kumva ijambo ry'Imana. Kimwe mu biduhugenza kidukerereza ni inyigisho abantu baza kwigisha bavuga ko bakorera Imana, ariko bakaza kuvuga imirimo ya Satani. Bagafata agatuti mu nsengero, imbuga bahawe zo kwigisha ijambo ry'Imana, bakigisha imirimo ya Satani. Bakaza kwigisha ngo ibya Illuminati ngo bahishuriwe, bakaza kwigisha ngo bya Rose Croix. Mbese hari ibintu abantu bitwa abakozi b'Imana mu by'ukuri bafite inshingano yo kwigisha ijambo ry'Imana, yo kumenyekanisha Imana Data mu bana bayo, yo kumenyekanisha Yesu Kristo muri barumuna be benshi, yo kurera abantu ngo bazase abakristo bazagere ku gusa na Kristo. Ahubwo bagata igihe bari kwigisha abantu ngo kwirinda Satani, kumenya imitego ya Satani, kumenya kuyitegura. Mbese byahuruye, byateye, byacitse, bya bindi bitwika by'imyotsi bibabura, sinzi ukuntu mujya mubyita, nibyo abantu basigaye bigisha yo kwigisha ijambo ry'Imana. Rero ntabwo dukwiye guta igihe mu gusobanurira abantu ibyerekeye Antikristo, gusobanurira abantu ibyerekeranye ngo na Rose Croix, ibyerekeranye n'indi miryango yose bavuga ngo sataniste, kugezaho abana b'Imana ho kubigisha gusa na mukuru wabo, abantu babakangisha ngo hari amadini ya Satani. Ibyo ngibyo ni ugukerereza abagenzi bene data. Icyo abana b'Imana bakeneye bageze mu rusengero si uko babwirwa iyo miryango yose ngo satanike, si uko babwirwa ko hariho amadini ya Satani. Yesu ntiyigeze afata umwanya munini wo kubwira intumwa ze uburyo bazadiringa na Satani, ahubwo ni abo yasize mu ntumwa ze nizo zavuze akantu gatoya ku buryo bwo kubana na Satani, uko bamurwanya, uko bagira gute. Ni Petero n'izindi ntumwa zabivuze. Ariko Yesu ku giti cye, iyo asanga byari ngombwa yuko intumwa ze azigisha kumenya uko bazaba ku isi barwana na Satani, yari kubiha umwanya munini uhagije. Ariko mu nyigisho ze rwose, uretse ahantu yabwiye abiyitaga abana ba Aburahamu ko atari abana ba Aburahamu, akavuga ko ari abana ba Satani, naho ubundi ikindi gihe cyose n'intumwa ze ntabwo yigeze ashaka kuzigisha no kuvuga ibya Satani na hato. Twebwe kuki abantu babiha akanya kanini? Guha umwanya mu itorero kuvuga imirimo ya Satani ni ugukererezwa mu rugendo na Satani. Reka rero turebe, dore abajya kwigisha bene ibyo bintu bitwaza ngo habaho imana nyinshi, ngo habaho ibisenga bigirwamana. Ntabwo ibyo bibaho. Twabibonye mu Bakorinto ba mbere igice cya 8 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 8, tubona yuko hariho imana imwe, tubona yuko hariho imana imwe. Reka bisoma aho ngaho ngo ariko kuri twebwe, ni ku murongo wa 6, ariko kuri twebwe hariho imana imwe, ariyo Data wa twese, ikomokwaho na byose, ariyo natwe dukesha byose.
ngo kandi hariho umwami umwe ari we Yesu Kristo ubeshaho byose natwe akatubeshaho. Bivuga ngo nubwo hano hanze haba hari abandi bantu bafite ibindi bintu bita imana zabo kuri bo, ariko twebwe turabizi yuko n'ibyo bita imana kuri bo ntibibaho, ahubwo niyo basenze ibyo bigirwamana byabo, mu by'ukuri imana y'ukuri niyo isubiza amasengesho yabo nubwo atariyo baba basenze. Aha rero ubushize nari nasobanuye yuko igituma imana ariyo isubiza amasengesho abantu basenze babwira ibigirwamana nuko ibyo bigirwamana bitabaho. Rero umukristo w'ukuri, umwana w'Imana w'ukuri, amenya ko nta yindi mana ibaho uretse Imana Data wa twese. Noneho ukamenya yuko ariko hari abantu batayizi ko ari Data wa twese, kuko kugira ngo tuyimenye byatewe n'amahishurirwa twagiriwe. Yesu Kristo niwe wa mbere waje avuga ko Imana baba bitaga Yehowa, bitaga Rurema, bitaga Isumba byose, bitaga Uwiteka, ati burya iyo Mana yitwa Data. Bityo rero umuntu utaramenye Yesu, utarizeye Yesu, utarumvise inyigisho za Yesu, ntabwo ashobora kubona uko yita ya Mana Data. Bazayita uko babyumva bitewe n'imico yabo, bitewe n'uko bahishuriwe. Ibyo ndi kuvuga ubu ngubu nihishurirwa twaboneye muri Yesu Kristo. Hari benshi rero batari baribona. Ubwo ngubwo abafite umuhamagaro wo kujya kubwiriza abatizera, abanyamahanga n'abandi basenga ibindi bigirwamana, ni akazi keza, muzabikomeze. Ariko abamaze kuhishurirwa ntimugate igihe mu gusobanurira abana b'Imana imikorere n'imibereho ya Satani. Oya, mujye mutinda gusobanurira abana b'Imana imikorere n'imibereho y'Imana Data na mukuru wacu Yesu Kristo, ari we mwami wa bose. Ni umwami w'abamuzi n'abatamuzi. Erega umwami ntatorwa. Umwami ntatorwa, nicyo gituma Yesu Kristo ni uwacu, twebwe tumuzi ko ari mukuru wacu, yaduhinduye abana b'Imana, ariko ni n'uw'abandi batanamuzi, kandi ibyo ntababera umwami kuko bamuhisemo. Umwami ntatorwa. Ntabwo rero bikwiye gutangaza. Rero ngiye kureba ahandi hantu hasobanura ukuntu mu by'ukuri habaho Imana imwe, hakabaho n'ukwizera kumwe, hakabaho n'umwami umwe muri Yesu Kristo. Nanone ibyo reka tubirebe mu Befeso 4 tuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 6. Kamere ku murongo wa 4 haranditse ngo hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe, ariyo Data wa twese, usumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ahangaha nanone mu Befeso baradusobanurira ukuntu mu by'ukuri ntabwo hariho ibintu byinshi. No, Imana ni imwe n'umwuka wayo ni umwe. Umubiri umwe ni ukuvuga umubiri wa Kristo. Kristo ni waremye ibintu byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Ngo hariho umubiri umwe rero, umubiri wa Kristo, hakaba umwuka umwe, umwuka w'Imana n'umwe, hakabaho kwizera kumwe. Abantu bizera Imana iyo batazi Yesu Kristo, cyangwa bakizera Imana bakizera na Yesu Kristo, ndabibereka mu kanya. Ariko ni ukwizera kumwe, kuko nta kindi kintu kiriho kitari Imana. Rega hanze y'Imana nta kindi kintu kigirwamana kihaba. Ni ibintu abantu biyitirira kubera ubujiji, kubera ukutamenya, ariko nta yindi Imana ibaho, habaho Imana imwe gusa. Noneho ngo hariho rero Imana imwe, ariyo Data wa twese, usumba byose, usumba twese, uri hagati ya twese, twese nk'abana b'Imana, twese n'abatari abana b'Imana, kuko niwe nyiri ibintu byose, niwe ibintu byose bikomokaho. Ngo kandi uri muri twese. Imana iba mu bantu bose, iba mu bintu byose. So rero murumva yuko iyo abantu batigihe bigisha ngo habaho ngo baroze kuruwa, habaho ngo societe secrete, ngo habaho, none umuntu akabiha umwanya ngo akabishyiramo na research nyinshi cyane, mu by'ukuri abari gutigihe, abari gukerereza abana b'Imana mu kumenya Imana Data, mu kumenya Imana Mwana, mu kumenya Imana Mwuka Wera. Icyo gihe wagombye gukoresha wigisha abo bantu ngo abantu bamenye abo bari bo, bamenye Imana yabo iyo ariyo, bamenye umwana mukuru wabo uwo ari we, bamenye agaciro kabo. Ukagita uri kubigisha ibintu by'amateka, ibintu bya societe secrete. Ibyo bintu ntacyo bifasha abana b'Imana, ntacyo bifasha abantu b'Imana, ntacyo bifasha.
kuko abantu b'Imana mugomba kubamenyesha, kandi namwe mugomba kumenya abantu b'Imana yuko iso ari umwe wo mu ijuru, yuko mufite mukuru wanyu ari we Yesu Kristo, kandi yuko iso wo mu ijuru na mukuru wanyu Yesu Kristo atari abanyu gusa, ni n'aba abantu batabazi b'abapagani, niko tubita. Abantu bo ku isi yose ni ab'Imana, kandi abantu bo ku isi yose umutwaro wabo ni umwe, ni Yesu Kristo. Nubwo abantu bo ku isi yose batazi necessairement Imana neza, kandi nubwo abantu bo ku isi yose batavuga ko bazi Yesu Kristo. Icyo rero tugiye kukireba, kuko ndabizi ubu ngo hari umuntu uri buvuga ati ariko se rwose Faida nawe ko tusanzwe tuzi ko Yesu ari we kuri, niyo nzira n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data amujyanyeyo. Ibyo uri kutubwira ni ibiki? Ngiye kubibabwira. Abantu Yesu yabwiye ko ari inzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe ujya kwa Data atamujyanye, ntabwo ari abantu bose bo ku isi, ni abantu bari baramwizeye, ni intumwa ze, ni mwebwe niba mwarizeye Yesu Kristo. Ariko ibyo ntabwo bikuraho ko hari abandi bantu batagomba kujya kwa Data byanze bikunze. Ariko ibyo ntabwo bikuraho yuko Yesu ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo. Kuko niba ari we nzira niho bose bazanyura, n'abatamuzi niwe bagomba kunyuraho. Kuko niba ari we kuri, n'abatamuzi niwe kuri bagomba kumenya. Kuko niba ari we bugingo, n'abatamuzi niwe uzabubaha. Nicyo bivuga. Ntabwo bivuga yuko abatamuzi batazabona ubugingo kubera ko batamuzi. Oya. Bivuga yuko n'abatamuzi bazabuhabwa nawe. Hari indi nyigisho nzakurikiza kuri izi ngizi isobanura ukuntu Yesu azatanga ubugingo. Ntabwo azahera kubizera ngo mwaranyizeye none nimufate ubugingo. Arabivuga nyamara ukuntu azaza gutanga ubugingo bw'iteka, aje guca imanza z'iteka. Ariko hagati aha ngaha ahandi ndi kubasobanurira, ntabwo Yesu Kristo asaba abantu ko bamumenya kugira ngo bose bahabwe ubugingo. Oya. Reka turebe rero muri Yohana aho ibyo bintu yabivuze. Muri Yohana 14 ndahera ku murongo wa 2, aho haranditse ngo mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Reka ngaruke kwa aya magambo. Abantu iyo bayavuga bashaka guciraho iteka n'urubanza abandi bantu batazi Yesu Kristo, ngo bo hari nta bugingo bafite kubera ko ngo batizeye Yesu, baba bakuye amagambo ya Yesu muri context. Aha ngaha Yesu yari gusezera ku ntumwa ze 12, ababwira ati, ndagiye, hanyuma ngiye kubategurira mwebwe. Ntabwo yaragiye gutegurira isi yose, ntabwo yaragiye gutegurira abataramwizeye, yaragiye gutegurira gusa abamwizeye, bari yarobaniyemo intumwa n'abandi intumwa zari kuzigisha bakazamwizera. Niba bavuze ngo agiye kubategurira kwa se mu ijuru, ngo hari amazu menshi. Rero bamubwiye bati, ntituzi naho ugiye, tuzamenya se tugukurikira tunyuze hehe? Arababwira ngo niwe inzira, ni ukuvuga niwe uzabajyanayo, cyangwa niwe nzira banyuramo kugira ngo bajye kwa Data. Ati niwe ukuri, ni ukuvuga ngo inyigisho zose z'ijambo ry'Imana niwe zishingiyeho, niwe zigomba kuvaho. Icya nyuma rero ngo ni nawe utanga ubugingo. Noneho ati, ntawe ujya kwa Data, ni ukuvuga ngo ntawe ushobora kuzajya mu ijuru guhura n'Imana atajyanywe na Yesu Kristo. Ariko ibi ngibi si biri kuvuga ngo ntawe ujya kwa Data atanyizeye. Reka da, umusebe neza ibyanditse. Ni ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, ntabwo ari ntawe ujya kwa Data atabanje kunyizera. Nta nubwo biri kuvuga ngo ntawe ujya kwa Data atizeye Imana, ahubwo ntawe ujya kwa Data njyewe Yesu ntamujyanye. Bityo rero Yesu afite ubushobozi n'uburenganzira bwo kujyana abantu kwa se, abitewe n'uko bizi bamwizeye cyangwa batanamwizeye, ari we ubishatse. Kuko uwo bita umwami ninde? Uwo bita umwami ni umuntu utagisha inama ijya ajya gufata ibyemezo.
umwami ni umuntu ukora ibyo ashaka igihe ashakiye uko abishakiye, ntihagire umuntu umubaza ngo ariko ibyo ukoze ni ibiki, ubikoreye iki? Yesu nicyo twamaze kubona ko ari umwami w'isi yose w'abantu bose, ni ukuvuga ngo niwe umanaginga abantu bo ku isi, si bo bamumanaginga. niwe ubategeka ibyo bakora n'uko bizagenda, niwe uzategeka uzagenda uko ibintu bizagenda, ntabwo ari bo bagena uko ibintu bizagenda. Turumvikana? Nuko rero kana none no gutinda mu magambo, kuko mu by'ukuri ibintu byagombye kumvikana. Ntabwo ibi byo kuba ari we nzira n'ukuri n'ubugingo yabibwiye abapagani, ntabwo yigeze abibwira abandi bantu. Amasezerano yo kubajyana mu ijuru ntabwo yahaye abantu bose, yahaye gusa abamwizera. Reka rero nkubwire, hejuru yaho ku murongo wa mbere aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Sinzi niba iri jambo mujya muri soma ngo mwumve impamvu yavuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Bizere Imana icyo cyari gisanzweho, ariko nawe bamwizere bacyongereho, kuko turabizi yuko abizeye muri Imana bakizera na Yesu Kristo nibo bahinduka abana b'Imana gusa. Ariko abantu bose bizeye bibizeye Imana ntabwo bose bazi Yesu Kristo, kandi bose ntibamwize banyuze muri Yesu Kristo. Abo mu isezerano rya kera bizeye Imana kuko niyo bari bazi, ariko nta n'umwe yizeye anyuze muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu abo ngabo bose bafite ubugingo kuko bizeye, ariko ntabwo ari abana b'Imana kuko batanyuze muri Yesu Kristo mu kwizera kwabo. N'iki gihe rero nyuma y'uko Yesu Kristo yasubiye mu ijuru, hari abandi bantu bizera nka Aburahamu benshi cyane bizera nka Aburahamu. Yizeraga iki? Yizeraga Imana imwe ayitandukanyije n'ibindi bigirwamana byose. Ayasobanukiwe yuko nta bigirwamana bibaho uretse iyo Mana imwe. Siko abayisilamu bayizera, siko bayivuga, ariko ntibazi Yesu Kristo. Icyo bahamya ni uko abayisilamu batashobora kuba abana b'Imana kuko ntabwo bizera binyuze muri Yesu Kristo. Ariko ntabwo bavuga yuko abayisilamu badafite ubugingo bw'iteka kuko bizera Imana y'ukuri. Utubwirwa n'iki? Nuko nta yindi Mana ibaho, nta yindi Mana ibaho. Nicyo gituma bavuga ngo niba umuntu ahamya ko yizera Imana y'ukuri, yizera Imana y'ukuri kuko nta yindi Mana ibaho. Reka mfate urugero rw'Abanyarwanda. Abanyarwanda muzi ko abazungu baza, abapadiri baza, bitwa abapadiri bera cyangwa les pères blancs, basanze mu Rwanda bafite ijambo bita Imana. Noneho baza kuvuga bati ariko mwebwe muvuga ngo Imana yeze kandi bari indagu, muvuga Imana ngo umuntu agize Imana, muvuga Imana y'u Rwanda, muvuga ibintu ntabwo twamenya niba iyo Mana iryo zina muvuga ari Imana y'ukuri imenya rikigirwamana. Reka rero twebwe tubahindurire, mwo kuzongera kuvuga Imana mujye muyita Mungu. Cyo gituma mu Gaturika amazina mufite batwagira Mungu, ba Bizimungu, ba Mungu. Nuko abazungu bari batekereje ko mu Rwanda ijambo Imana ritavuga Imana y'ukuri, bivuga ikigirwamana. Noneho batekereza ko Mungu ry'igiswahili ari ryo ryasimbura hari rikaza rivuga Imana y'ukuri. Ariko ibihe byarakuze, tuzi neza ko ijambo Mungu ntacyo rivuze gitandukanye n'ijambo Imana twari dufite. Kubera iki? Abanyarwanda bari bazi gutandukanya abazimu, imandwa n'ibindi byose by'imyuka mibi n'Imana bita Rurema. Imana bita Rurema ni Imana y'ukuri, ni Imana imwe. Ntabwo Abanyarwanda bigeze bagira mu bitekerezo byabo, mu imigani, mu mazina bitaga, ntabwo Imana bita Rurema harimo ebyiri. Bazi ko ari Imana Rurema ya byose, niko bayita. Bazi ko ari Imana Rugira rwa byose, niko bayita. Iyo ni Imana y'ukuri, nta yindi bahorera. Niyo mpamvu ntihakagire umuntu ugutinza ngo agukerereze mu kumenya Imana yacu, mu kumenya Yesu Kristo, ngo arakwigisha ngo hari abandi bantu ngo bayobeye ngo mu bigirwamana. Nta bibaho, ntabwo bigirwamana bibaho bene data. Satani abaho ni umumarayika, ariko Satani ntabwo ari Imana. Rero umuntu uvuga ngo habaho idini ngo ry'abasataniste, ngo habaho ibiki bigirwa, ibi rwose ni ugukerereza abagenzi bajya mu ijuru. Ntimukwigishe bene ibyo kuko ntacyo bimaze. Na Yesu ntiyigeze abitinda abyigishaho. Ntimugahe umwanya munini kwigisha mu nsengero zanyu Satani n'imirimo ye n'ibigendaho. Hari amafilime najya ndeba muri Nigeria avuga ngo ni amafilime ya gikirisitu, bakamara iminota 90% bari gusobanura iby'ubupfumu no kuragura n'ibiki byose bigize, bakamara iminota nk'icumi gusa bavuga ngo umuntu yavuye mu bupfumu ngo yagiye ngo yakijijwe. Iyo filime ntabwo ari filime y'ukuri, ni filime yigisha ibya Satani kurusha uko yigisha iby'Imana.
namwe rero ntimugahe umwanya munini satani mu gatuti kanyu, ntimugahe umwanya munini satani mu rusengero musobanura ibye n'imirimo ye na sosiyete sekerete ngo n'imikorere ya antikristo. Ibyo ntabwo ari byo bikenewe. Igikenewe ni uko abantu bamenya Yesu, bakamenya Imana y'ukuri. Kandi ntimukagire impungenge zo kwigisha abantu Imana y'ukuri ngo nibatamenya Imana zitari uz'ukuri ngo hari ikibazo bafite. Nta zindi Imana zibaho. Kamende cyanga kwigisha ni uguhozaho. Nzakomeza naho ubutaha. Rofisi TV ubuhungiro.